batinyutse mbere bakihangira imishinga ibyara inyungu ubu bamaze kugera kuri byinshi bishimishije babitewemo inkunga n'ikigega BDF. Aba nabo mu karere ka Huye batangije umushinga wo gukora ifumbire bifashishije imyanda iyi dukunze kwita ibishingwe. Barasobanura ibyo bakora ndetse nuko batangiye gukorana na BDF. Hano niho hakira imyanda yose ituruka mu karere ka Huye. Twebwe rero ni Green Care Rwanda Limited, akaba ari company y'urubyiruko, akaba ari twebwe dutunganya imyanda igera kuri iyi treatment facility. Muri make rero nibyo dukora. Hanyuma BDF twamenyanye mu mwaka wa 2018 biciye mu karere ka Huye, ko nk'urubyiruko rwari ruri gukorera hano mu izina ry'akarere ka Huye bashije kutugeza kudupresenta kuri BDF, tubereka umushinga wacu, baduha inguzanyo irimo n'inkunga ya miliyoni 10 mu mwaka wa 2019. Yaje ikenewe cyane ko twari tugeze ku rwego imyanda igera hano itangiye kuba myinshi kandi tugikoresha tekinike nakwita za gakondo. Twabashije rero kuguramo imashini yihutisha akazi ku buryo ku munsi tubasha kuyungurura toni 10, mu gihe icyo gihe na toni 2 twazigeragaho APN. Umuyobozi wa BDF ishami rya Huye ashimira uru rubyiruko rwibumbiye muri iyi koperative itunganya ibishingwe ikabibyazamo ifumbire kubw'umuhate bagize bakitinyuka, ubu bikaba bitanga umusaruro muri aka karere ndetse no mu gihugu muri rusange. Iyo urebye usanga igitekerezo barakigize bakiri hano muri kaminuza, ni naho barangirije bakomeza no kumva BDF. Habagaho na gahunda yo guhurira mu karere nk'urubyiruko, natwe nka BDF twabaga duhari, niho batangiye kumenya BDF ikora iki, yabafasha iki kugira ngo bazamure cya gitekerezo cyabo. Ubwo nibwo baje batuganiriza umushinga wabo kuteye, turawushima, tutangira kuwufatanyamo nabo, tubagira inama. Nibwo tubaye ngombwa ko tubaha inguzanyo. Inguzanyo rero iyo turebye uburyo batangiye bakora, bamaze kuyakira, tubona ko bageze kuri byinshi nko babibabwiraga. Batanze akazi, ubundi bakoreshaga abakozi bake cyane, ariko babonye ko bagejeje ku bakozi 20, kandi tunabona ko ibyo bakora biri kugenda bizamuka. Ibyo bakora rero ubona ko ni ibintu bikenewe hano mu gihugu. Mu buhinzi buri ifumbire n'ikintu gikenerwa cyane, bituma n'isoko ryabo rirahari. Tubona rero ko ubufasha twabahaye hari aho bwabagejeje, kandi n'ubu ngubu ubona ko niba narangiza tuzongera tubafashe mu kindi cyiciro kindi. Umuyobozi w'uyu mushinga wo gutunganya ibishingwe Umugwaneza Arlette ashishikariza urundi rubyiruko rwaba rufite ibitekerezo by'imishinga ibyara inyungu ariko bakaba bagifite imbogamizi zaho bakura igishoro kugana BDF kuko yabafasha gukabya inzozi zabo. Icyo nabwira urundi rubyiruko cyangwa abandi bantu bashaka kwikorera, hari akenshi imbogamizi urubyiruko ruhura nazo. Ibitekerezo birahari ariko kubishira mu bikorwa kubera ikibazo cy'amikoro, umuntu w'urubyiruko abatarabona akazi, nta mikoro aba afite, biba ikibazo. Rero iyo ufite umushinga wawe ukawandika neza ukawushyira BDF, navuga ko itanga amahirwe yo kubaho inzozi zawe, yo gukora akazi k'inzozi zawe kandi byoroshye. Umuyobozi wa BDF ishami rya Huye akomeza avuga ko umubare w'abagana serivisi za BDF muri aka karere ugenda wiyongera ugereranyije na mbere, gusa ngo baracyafite inshingano zo gukomeza gushishikariza abaturage gukorana na BDF. Agasoza yibutsa abatarayigana kuyigana bagafashwa gutangira imishinga mishya ibabyarira inyungu. Iyo turebye wenda kuva twatangira gukorera mu turere, umubare w'abayimenya ugenda wiyongera, ariko n'ubundi bisaba guhozaho, gukomeza kugenda dusobanura ibyo dukora, tubamenyesha amahirwe bafite muri kino kigo. Ariko nanone iyo turebye tubona ko serivisi dutanga ziragenda zigera kuri benshi, kuko nabo tuziho ubwabo nabo batubera bamwe mu ambasaderi b'ibyo dukora. Tukabona rero uko bizagenda bigera imbere, iragenda imenyekana kurushaho. Amarembo arakinguriye muri BDF, urubyiruko ni karibu, twabafasha kugera ku nzozi zabo.